Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso biranga umukobwa cyangwa se umugore ufite ishyushyu ryo gukora imibonano mpuzabitsina. Impamvu ni iyihe ngiye kuvuga kuri ibi bintu? Ni ukubera yuko hirya no hino ku isi uzasanga abagore n'abakobwa benshi badatinyuka kuvuga ko bashaka ibintu byo gukora imibonano, ahubwo bazabicisha mu bintu bimeze nk'amarenga. Ibi rero akaba ari nabyo usanga bikunda gutuma abagabo ku isi yose bavuga yuko n'iyo umugore aguhakaniye ariko ngo aba yemeye, ariko ntabwo ari byo. Buryo umugore aguhakaniye abaguhakaniye akenshi ugasanga ahubwo umugabo afata yuko ngo umugore niyo yaguhakaniye aba yemeye, kubera yuko baba badashaka guhakanirwa nk'abantu b'abagabo, kuko guhakanirwa kuri bo babifata nko gutsindwa. Cyangwa se abandi bakabihera kuri icyo ngicyo cyo kuvuga ngo abagore ntabwo bajya babisaba, ntabwo bajya batobora ngo bavuge bati turabishaka cyangwa ntitubishaka, bityo niyaguhakaniye wasanga aba yemeye, ariko ntabwo ari byo. Mu gukomeza kuburanira uburenganzira bw'abagore, icyo abagabo mukunda gusabwa ni ukumenya yuko iyo umugore ahakanye nyine aba ahakanye. Ariko buri gihe ntabwo ariko biba bimeze, ntabwo ariko abagore bose babasha guhakana cyangwa se ngo ahakane koko ahakanye abikomereho. Hari abahuza n'umuco bakavuga bati nimbye bimera, aragira ngo nta muco ngira, agasa n'uwemera atemeye. Ariko hakaba nyine n'abahakana nyaguhakana, ariko burya byo mbo ushobora kubibona. Hari rero n'abadahakana donc batabisabwe. Umugabo, umusore akaba atafashe ya mbere kugira ngo agusabe yuko mushobora kuba mwakora imibonano, ariko ugasanga wa mugore cyangwa se wa mukobwa arabishaka ariko akabura ukuntu abivuga, kubera ko yumva yuko nyine nta mugore cyangwa umukobwa ubisaba. Noneho ahubwo agahitamo kumera nko kubigaragariza mu bimenyetso, cyangwa se akagira imyitwarire yakwereka yuko koko abishaka, ko arimo kubigusaba kugira ngo muze kubikora. Ngiye rero kukwereka bimwe muri ibyo bimenyetso bishobora, ndavuga ngo bishobora kuko hari umuntu ushobora kuba abikora gutya ariko atari haganisha, ariko ngiye kukwereka bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka yuko umukobwa cyangwa se umugore arimo akubwira ati reka dukore imibonano. Reka mpere ku cya gatandatu ngana ku cya mbere, ndakubwira ibintu bitandatu gusa. Mpereye ku cya gatandatu rero ni uko hari ibimenyetso biganisha ku bitsina ushobora kumubonaho. Urugero nk'igihe murimo mucatinga, akenshi usanga bishobora guturuka kuri chat, cyangwa se muri no kumwe mukaba muri kumwe ariko akaba yakoresha WhatsApp ye kohereza ibintu runaka atari bubashe guhita kubwira. Ugasanga rero atangiye kukoherereza amafoto y'abakobwa bambaye uburyo bushotorana, cyangwa se andi mafoto asa nyine naganisha ku bitsina. Kandi mu kureba ayo mafoto arimo kuguha cyangwa se anayakwereka, niyo atanayakohereza ariko akayakwereka, mu kureba ayo mafoto rero hagahita haziramo n'ibiganiro bisa naho biganisha ku bitsina. Muri ibyo biganiro rero niho wa mukobwa amenyera ibyo ukunda n'ibyo wanga mu buriri, ibigushimisha n'ibyo utifuza, cyangwa se n'ibitagushimisha. Ibyo bikamubera intwaro y'ibyo ashobora kuzifashisha kugira ngo abe yakugeraho, cyangwa se kugira ngo nyine mube mwagira mu gikorwa nyirizina, muramutse mucitse uwo munsi cyangwa mutarutse mutabikoze. Hanyuma icya gatanu ni uko amera nk'ugukoraho iperereza, ashakisha kumenya imibereho yawe, akashaka kumenya niba uba wenyine cyangwa se niba ubana n'abandi bantu, agashaka kumenya igihe ugerera mu rugo, amasaha uhagerera, igihe uba utuje ku buryo icyo gikorwa gishobora kuba cyagenda neza ntacyo mwikanga. Agashaka kumenya ibyo ukunda ku buryo yaza kubigukorera muri uwo mwanya arimo ashaka kukwereka ko ari umuntu w'ingenzi kuri wowe. Umugore rero cyangwa se umukobwa ushaka yuko mukorera imibonano azakwibarisha n'utubazo wumva tugamije kukumvisha ko agukeneye umwanya munini, kandi muri kumwe muri babiri gusa nta wundi muntu. Ugasanga arimo arakubaza uruhuka ryari, uhari mu rugo kuwuhe munsi, muri uyu weekend uzajya hehe, ese ukumbuye kurya iki, ese wari uzi ko nzi guteka ifi. Ni urugero, niba azi yuko uyikunda cyane cyangwa se ikindi kintu azi ko ukunda cyane, agatangira kukubaza niba ubizi yuko azi kugiteka kugira ngo nyine umutumire azaze kukigutekera, nawe urabyumva nyine mu marana uwo mwanya muri mwenyine mwishimye, ibintu nk'ibyo. Hanyuma icya kane ni uko ashaka kukwiharira umwanya wawe wose. Donc mu rwego rwo gushaka kukwiharira, iyo ashaka ko mukora imibonano ntabwo yemera ko hari undi uza kubarogoya, abashaka ko muba muri babiri, akagerageza gukora ku buryo akwiharira wenyine, kandi muri uwo mwanya wose akakwereka ko nta kindi kintu wamuburana, kandi ko yiteguye kuba yagukorera ibintu byose wamusaba. Noneho icya gatatu ni uko aragushimagiza n'ahatari ngombwa.
donc akaba akubwira ibyiza byose akubonaho, agatangira akagutaka mu mikorere yawe, ku miterere yawe, ndetse cyane cyane ugasanga araganisha kugushimagiza imyanya yawe ikurura abakobwa, kugira ngo wumve ko nyine yagezemo, nyine yatakayemo, azagushimira cyane. Rero agere naho akwibutsa ko agukunda cyane, ukuntu akwereke yuko niba mwarigeze kuba mwarasomanye, akubwira ukuntu musoma nyine bikaba birebire, akumva nta n'undi muntu ushobora kuzabikora muri ubwo buryo, ku buryo ubikoramo ari ntagereranywa. Donc biba bimeze nk'aho ashaka kugushyushya, agushyushya. Hanyuma icya kabiri, tugana ku cya mbere, nuko icya kabiri nuko agusoma byimbitse. Iyo habayeho icyo kintu cyo gusomana kandi ugasanga asa naho ari we wabitangije, tuvuge wenda ushobora kuba umutwaye nko mu modoka muva ku kazi, cyangwa se muva ahandi hantu mwari mwasohokeye, cyangwa se muri mu bindi bintu, noneho umucyuye wenda, noneho yamara kubona umugejeje aho ugomba kugera muri cya gihe cyo kumusezeraho, akaba yamera nk'ukwibye, agahita gusoma atari bya bindi byoroheje byo kugusezeraho, ahubwo akaba yabikora mu buryo bwimbitse kandi bimara akanya kanini, ku buryo muramutse muri ahantu hasa naho mukomeje igikorwa ntacyo byaba bibatwaye, mushobora kujya kwisanga mwahise mubikorera aho ngaho, cyangwa se we wagiramo ako kanyabugabo n'imbaraga ukaba wamubwira uti reka nguherekeze twinjire mu nzu iwawe. Ibintu nk'ibyo mu gihe yaba aba wenyine, cyangwa se mu gihe mwaba muzi yuko ahantu ageze nyine ari ahantu mushobora kuba mwakwinjira mukarangiza icyo gikorwa. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka. Hanyuma icya mbere ni uko akwereka ko agukeneye, akagerageza kubikorekera mu bimenyetso bitandukanye. Donc agerageza kukwegera cyane, nk'iyo mwicaranye ukabona arimo aragerageza kukwegera cyane, kandi ukabona nyine nawe ameze nk'uwarembye, ukuntu arimo arakwereka ko mu mubiri we byahindutse, nubwo atahita abivuga ngo abivugire aho ngaho, agatangira kandi kugukorakora ku myanya isa naho ishotorana itandukanye. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu bimenyetso ushobora kubona yuko birimo bikwereka ko uyu mukobwa asa naho arimo gushaka, cyangwa se uyu mugore. Hanyuma ariko ibi ngibi kuvuga ngo yagukoze wenda nyuma y'amatwi, yagukoze mu misatsi, yagukoze mu gatuza, se yabigenje gute, hari igihe undi ashobora kubikora atari cyo agambiriye. Niyo mpamvu kugira ngo urebe koko niba ari byo agambiriye, niba ari biho yerekeza, nawe wumva ushobora kuba wajya muri iyo njyana, cyangwa se niba ushaka kumenya niba ari hagambiriye kugira ngo umenye uko ubyifatamo bitaza kubaho, ushobora nawe kumusubiza usa naho ugerageza nawe kutangira kumukorakora ahantu hatandukanye, kandi hasa naho haganisha kuri ya myanya y'ibanga y'abakobwa, ahantu nk'amabere, ahantu nk'ahandi hatandukanye ntiriwe mvuga. Icyo gihe rero uko aza kwakira uko kumukorakora uganisha aho hantu ubundi hibanga, nibyo bizakwereka niba cya gikorwa yakoraga cyaganishaga kugushotora kugira ngo mugane mu gikorwa, cyangwa se niba yararimo abikora ariko atari cyo agambiriye. Kuko akenshi ni hahandi ahita akwigizayo, cyangwa se ukabona ahise akurakarira, cyangwa se ukabona ahise ahinduka ariko ku buryo bugaragara. Ariko mu gihe atangiye kwipfusha nyine ukuntu, ukabona ahise atangira kugenda, nyine icyo gihe nawe urabyumva, ni nkaho yakavuze ati urakoze cyane kubona icyo nagusabaga uhise ukimenya, uhise ugitahura. Ngibyo rero ibimenyetso 6 nagushakiye uyu munsi bishobora kukwereka yuko uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore muri kumwe arimo asa naho agusaba ko mwakora imibonano, ariko akabura uko abikubwira, kubera ko muri rusange abagore hirya no hino ku isi atari bo bavuga ngo ndabishaka, nubwo batangiye kujya babivuga, ariko akenshi usanga nyine ntibabivuga. Mu Rwanda aho abashobora kubivuga baracyari bakeya, ntabwo bariyongera cyane. Abenshi bafashe iyo ntera, basa naho batangira kubivugisha muri ibyo bimenyetso bitandukanye. Ni byiza rero kumenya ibimenyetso, ukaba wamenya ngo uyu mukobwa ushaka ko dukora imibonano kandi njyewe ntarabishaka, ese mbyifatemo mbigenze gute. Ikindi ukamenya ngo ushobora kugwa mu mutego we, wenda ashaka ko umutera inda, mu kumutera inda akaba afite ikindi ari kugutega, wenda aragutega kugira ngo umubwire ngo muzarushinge kuko yari yarabibuze, cyangwa se arashaka kubyaraho umwana gusa kandi wowe ntiwashikaga ko kubera mama w'abana. Urumva nawe uba ugomba kubitekerezaho kabiri, ukamenya ngo ese ibi ntarimo kunshakaho, ese nanjye nditeguye, nanjye nkeneye kubikora cyangwa ntabwo nkeneye kubikora. Ngaye nguko rero kanda subscribe, hanyuma ube wakanda like cyangwa se sharing n'iyi video n'abandi bose, kandi ndagushimiye cyane kuba ukurikira video zo muri uru rugo.